Yes, ladies and gentlemen, bakunzi bacu kongere tubasuze cyane tubifuriza ishya n'ihirwe mu byo muri gukora byose nkuko twabibabwiye ku nkuru y'awa musore wanyu bita Yampano. Noneho ibintu byafashe indi ntera kuko kuri uyu mwanya hari abandi batawe muri yombi aribo Jihad ndetse no bita Papi Nesta, akaba ari abasore nyuma yo kuba Yampano yarakomeje kuba yaratanze ikirego ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 11 ariko kwezi turimo noneho avuga ko amashusho ye akomeje gusakazwa cyane. Byagaragaye ko uwo musore bita Jihad, muramuzi, ni umunyamakuru akaba n'umu influencer muri rusange, akaba ari umwe mu bantu bakomeje gusakaza iriya video ya Yampano ari gukora icyo twakwita nk'imibonano mpuzabitsina kandi mu buryo butemewe cyane rwose. Hanyuma uwo bita Papi Nesta nawe akaba ari umusore nawe uba hafi y'ibintu bijyanye n'imyidagaduro, entertainment muri rusange, akari uwo muri kureba, nawe akaba yatawe muri yombi. Ubu ngubu bose bakaba bari kuri RIB ya Kicukiro. Bivugwa ko aba basore aribo bantu bakomeje nyuma y'uko iki kirego cyangwa se iki kibazo cyabayeho bakomeje gusakaza iriya video, kandi ari ibintu bitari byemewe cyangwa se ari ibintu byo gusebya umuntu cyangwa se kumuharabika cyangwa se kumushyira ku karubanda mu yandi magambo. Umuvugizi wa polisi rero BTR yatangaje ko aba basore ku itariki ya 26 aribwo batawe muri yombi kugira ngo bakore gukurikiranwa, ariko bakurikiranwe bafunze. No kuvuga ngo ikirego cyabo ubu ngubu cyamajwe no kuba cyagezwa mu cyo bita ubushinjacyaha. Kuvuga ngo ikirego cyabo cyamaze gushyirwa mu bushinjacyaha, igisigaye no kumenya imyanzuro igomba gufatwa. Ariko no kuvuga ngo iki kibazo uko kiri kugaragara nukuri rwose iki kirego cyangwa se iki kibazo kiri buze kuzamo n'abantu bandi benshi, kuko ikigaragara cyo ni ikintu gifite akazu cyangwa se udutsiko tw'abantu tugambirije kuba twasebya abandi. Si kuri Yampano gusa, kuko turabizi ko uru ruganda tubamo harimo abantu benshi baba babifuriza abantu ibyiza. Bivuga ko rero wenda igihari cyo RIB yakomeje gutangaza nuko ibintu bijyanye n'isebanya ntabwo ari ibintu bigomba kuba biri gukorwa cyane, cyangwa se ibintu bigomba kuba mu mico nyarwanda. Ntabwo isebanya cyangwa se kuba washyira umuntu ku karubanda ntabwo ari ibintu by'agaciro. Noneho byageze aho bigifatirwa n'amategeko. Ni ukuvuga ngo aba basore uko ari babiri nabo biyongereye kuwo bita Kalisa John ndetse n'uwo bita uriya musore nawe wakoranaga na Yampano, nawe wakoranaga na Yampano bya hafi na hafi, nawe rero akaba ubwo ni abantu batanu muri rusange, bakaba bose bamaze kuba batabwa muri yombi, bakaba bafitwe n'urwego rw'igihugu RIB, Rwanda Investigation Bureau. Kugeza kuri uyu mwanya rero igihari cyo nuko bose muri rusange ikibazo cyabo cyangwa se iki cyaha bari gukurikiranwaho cyamaze gushyirwa mu bushinjacyaha cyangwa se mu butabera mu buryo bwimbitse. Ubwo rero kigomba kuvamo nicyo tugomba gutegereza. Gusa nanone hari undi musore nawe uri gushyirwa mu majwi wagendaga asaba amafaranga abantu ngo abahereze iyo video. Urumva ko noneho nimba byageze ahantu umuntu ashaka gucuruza video y'undi, ibintu byo byafashe indi ntera, ni ibintu bisa nabi cyane rwose. Reka n'abandi mwese tubabwirire hamwe ibintu byo kuba mwakoresha social media cyangwa se abandi bantu mukoresha amatelefone. Mugerageza amatelefone yanyu muyafate nk'ahari ubuzima bwanyu, kuko umuntu ashobora kugushyirira hanze ubuzima bwawe, ibintu byose wateganyaga mu buzima bwawe bwose bikaba bibaye impfabusa. Kugeza kuri uyu mwanya aba basore bose bari kuri RIB ya Kicukiro. Andi makuru turayabagezaho uko agenda aba updates. Murakoze cyane. Iyi ni Black TV, mukore subscribe dukomeze kubana namwe 5 kuri 5. Murakoze, Imana ikomeze ibaho umugisha.